iyo mu munsi ubonye wabuze ubushishozi, wabuze gahunda, muri wowe harimo akajagari, wabuze aho ubihera, ujye ujyaho hirya usaba Imana, ubwenge buzaba bwabuze. Iyo Imana igiye kubuguha ikuyobora mu nzira iboneka muri Zaburi 111 umurongo wa 10, dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo umuntu amaze gukandagira mu ntambwe yo kubaha Imana, aba niho ageze ku isoko y'ubwenge, kandi yabubonye abibwirwa n'iki? Ni Imigani 8:13, kubaho Uwiteka n'ukwanga ibibi, ubwibone n'agasuzuguro n'ibyo nanga, n'akanwa kavuga iby'ubugoryi. Ubwo iyo umuntu yagize ubwenge nta bwibone agira. Uyu muntu yagize ubwenge ntabwo ashobora gukururwa n'ibibi, noneho yanga ibibi kandi akanwa ke ntikavuga iby'ubugoryi. Iyo ubuguhaye nabwo uzabisanga muri Yakobo 3:17. Ubwenge buvuga mu ijuru rya mbere buraboneye, ni ubw'ineza, ni ubw'amahoro, mbese muri magufi bufite n'ishusho yatuma umuntu amenya ko yabubonye cyangwa ko atabubonye, aba ari ikimenyetso. Noneho ibyo bintu biraho nibyo bavuze ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo, kugira ngo nawe yumve inshingano zimureba, nta wazatuma, kuko uwemeye kubaka wese ava mu rugo asezeye ubufasha, inama n'ubutabazi. Icyo wamaze ubuzakimara iwawe, icyo wishe iwanyu ubuzakica iwawe, icyo wakondaga iwanyu n'icyo ukundi iwawe, icyo watunganyaga n'icyo utunganya iwawe. Burya nkuko ubwoko bw'igiti kigemurwa ntabwo buboneka, kumenya ubwoko bw'igiti ntabwo bimenya ari uko ugiye gutera. Guhuza aba bantu bombi, umugabo akaza ashoboye inshingano zimureba, umugore akaza ashoboye inshingano zimureba, bombi bagahura bafite icyerekezo kimwe, ibyiza byabo ntibyagorana kuboneka, kuko hariho icyiza bageraho byanze bikunze. Niyo mpamvu burya n'uwacuruza neza ariko atagira abakiriya, akamenya kurangurira ibyiza ariko ntagire abamugurira, mbese yanezerwa. Aho mu gitabo kimwe akubwira ngo bigana ngo bamara gushyingiranwa uyu munsi, bamaze gusezerana, buriya amasezerano yo gushyingiranwa ararangiye, none hasigaye amasezerano yo kubana. Aya masezerano azagera kuri 4, aya yo gushyingiranwa arujuzuye, hasigaye yo kuzabana ndamukunda, niko bahita, ni amasezerano yo gukundana. Yarangiza uwo mwaka nushira bazakundana, bazagira n'andi masezerano yo kuzaba bamaze kumenyana neza. Nyuma y'umwaka bazamenyana neza, niho mwazamenya neza ati burya yajyaga asokoza ariko atoze mu mutwe, avuga ati buriko biri kose yajyaga yisiga mu maso atoze umubiri wose, uko biri kose yajyaga yirisha duke duhuye ariko azi kubitema. Maze yarangiza, kuko muzaba mwamaze kumenyana, noneho uzasezerana isezerano rya 3 ryitwa nzagukunda ukuri, kuko uzaba wamumenye. Noneho niba agona urabizi, niba aryama nawe urabizi, niba ashinga amaguru, niba aryama ahennye, bityo ibyo byose uzaba ubizi neza. Nyuma y'umwaka ishuri riba rirangiye. Niyo mpamvu icyo gihe abandi masezerano ya nzagukunda ukugize ute ukuri ritwara imyaka 10. 8 ni ababiri basangira beza, basangira ingorane. Ni ababiri beza, ariko iyo ari beza ubabwirwa no gusangira iki? Naho iyo atari beza umazana ingorane, undi akamubwira ati ntabwo naje gushaka ingorane, naje gushaka akamaro. None ubwo ari umunyabibazo, jyana n'iki? Jyana n'ibibazo byawe. Yarangiza, ariko iyo ababiri ari beza basangira iki? Basangira ingorane. Hari abanzi 10 batuma urugo ruba rubi. Noneho turebe nicyo twakora ngo nibura abo banzi batazugururirwa. Niba tuboneye mu mitima tuzagera mu ijuru. Twishimira ko benshi mwaba mukurikiranye neza mukumva bifashije. Reka rero tujye mu ishami rya 2, naryo muritega amatwi, kandi ndakubona mukereye kuritega amatwi. Buri wese rimubera ishuri ry'ubuzima, kugira ngo uyu munsi naho mwe gutoragura gusa ibyo mwarebye, ahubwo mutoragure n'ibyo muri bwumve. Rero reka dusenge. Turagushimye Data wa twese, uburinzi bwawe bwakomeje kubana natwe, abenshi mu ngendo ngufi n'indende, waturinze impanuka z'uburyo bwose, ubihere gucyubahiro. Abaje bagaragaye uyu muryango nabo uzabagaragire mu byiza, tubishimira izina ryawe. Kandi aba bantu haye intango kugira ngo tutaza gusa n'abatinda ku kantu kose, ahubwo turasa n'abibaza ijambo ry'Imana.
ubwenge ni ikintu ki kandi bumaze iki kandi bwakubaka urugo rute kandi bwavahe. Mubwiriza 10 umurongo wa 10, ubwenge burayobora. Akamaro k'ubwenge burayobora, nta kindi. Bivuga ngo ubwenge ni umuyobozi. Iyo umuntu abufite bwo buramubwira ngo hano bitya oya reka ibi kora ibi ifata utya bikora utya. Ni umuyobozi. Nicyo gituma ubwenge aribwo bwubaka urugo. Muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5 haravuga ngo ubuze ubwenge abusabe Imana. Iri jambo rivuze ngo ubuze ubwenge nawusabe. Iyo mu munsi ubonye wabuze ubushishozi, wabuze gahunda, muri we harimo akajagari, wabuze aho bihera, ujyaho hirya usaba Imana, ubwenge buzaba bwabuze. Ibyo wari ushoboye bikunaniye, ibyo watunganyaga ubijambije, uri kumva wabuze icyerekezo, ubwenge bubuze, uzabusabe Imana. Iyo uguhaye nabwo uzabisanga muri Yakobo 3:17. Ubwenge buvuga mu ijuru rya mbere buraboneye, ni ubw'ineza, ni ubw'amahoro, mbese muri magufi bufite n'ishusho yatuma umuntu amenya ko yabubonye cyangwa ko atabubonye. Iyi Imana igiye kubuguha ikuyobora mu nzira iboneka muri Zaburi 111 umurongo wa 10, dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo umuntu amaze gukandagira mu ntambwe yo kubaha Imana, aba niho ageze ku isoko y'ubwenge, kandi yabubonye abibwirwa n'iki? Ni Imigani 8:13, kubaho Uwiteka n'ukwanga ibibi, ubwibone n'agasuzuguro n'ibyo nanga, n'akanwa kavuga iby'ubugoryi. Ubwo iyo umuntu yagize ubwenge nta bwibone agira. Uyu muntu yagize ubwenge ntabwo ashobora gukururwa n'ibibi. Noneho yanga ibibi kandi akanwa ke ntikavuga iby'ubugoryi. Aba ari ikimenyetso. Noneho ibyo bintu biraho nibyo bavuze ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo. Kuri iyi ngingo yo kubaka urugo, umugabo afite imiganda n'umugore akagira imiganda. Aba ni abantu babiri bahura ariko buri wese ari umwubatsi. Nubwo Bibiliya yagaragaje ko umwe ari umuyede, ariko hari abayede bafatanya n'abafundi kubaka. Nubwo Bibiliya yavuze ngo ni umufasha, ariko umuntu ugufasha burya abazi kubyo ukora. Nicyo gitumye bivuze ngo bombi nabubatsi. Muri uko kubaka kwabo buri wese yubatse imiganda ye. Reka nsome gusa imiganda y'umugabo, ndongera nsome n'iy'umugore, maze noneho bombi bahuze. Niba umwe ari bushyireho fondasiyo, undi ashyireho imiganda, niba umwe ashyiraho imiganda, undi ashyireho urutwe, undi nashyiraho urutwe, undi asakare. Bigaragaye nuko byanze bikunze bombi bakeneye kuba abanyabwenge, kuko ubwenge aribwo bwubaka urugo. Muri Zaburi turahera kuri uriya mugabo kugira ngo nawe yumve inshingano zimureba. Ntawe azatuma, kuko uwemeye kubaka wese ava mu rugo asezeye ubufasha, inama n'ubutabazi. Icyo wamaze ubuzakimara iwawe, icyo wishe iwanyu ubuzakica iwawe, icyo wakondaga iwanyu nicyo ukundi iwawe, icyo watunganyaga nicyo utunganya iwawe. Burya nkuko ubwoko bw'igiti kigemurwa ntabwo buboneka, kumenya ubwoko bw'igiti ntabwo bimenya ari uko ugiye gutera, ahubwo wowe ukijya kugura ingemwe umenye ubwoko bw'igiti uguze. Mu migani muri Zaburi 128, hahirwa ubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze, kuko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe, uzajya wishima uzahirwa. Iyi ni inshingano y'umugabo. Azasabwa kubaha Uwiteka, agendere mu nzira z'Uwiteka, atungwe n'imirimo y'amaboko ye, mu rugo ajye yishima. Ni ibintu bine bikomeye. Bwa mbere ni ukubaha Imana, kabiri ni ukugendera mu nzira z'Uwiteka, gatatu ni uko uyu muntu azatungwa n'imirimo y'amaboko ye, kandi ni uko akwiriye kugera mu rugo akishima. Ibyo nabyo birakenewe. Maze aravuze ngo umurongo wa 3, umugore wawe rero azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe. Bigaragara neza ko uzaba umeze nk'umurima wakaba nk'imbuto yera ibiti, cyangwa yera imbuto bambe, cy'igiti cyera imbuto, nta kindi kibiteye ari uko azaba afite ibyo atanga kuko wabitanze,
azaba afite amasabune yo kumesa kuko wayiguze, azaba afite igikoma cyo gutanga kuko waguze ibinyampeke, azaba afite aho kwicaza abantu kuko waguze intebe. Niyo mpamvu ari we wera imbuto. Yarangiza ariko yera imbuto afite ahateye, ateye ku mugabo mwiza. Iyo rero aje aha ntabwo mbatinda, hepfo aravuze ngo abana bawe bazamera nk'uduti twerayo bagosa ameza yawe. Umugabo abaye kiriya, umugore abaye umuzabibu, yarangiza n'abana babaye uduti twerayo. Ntabwo ndi bujye mu kamaro kabyo, si wo mugambi. Ahubwo ngiye mu migani 3:1 ngo noneho njye no ku nshingano z'uwitwa umugore. Bibiliya iti azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo. Ndahera kure cyane, umurongo wa 26 ndageza 31 haranditse ngo abumbuza akanwa ke ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva mu rukundo. Amenya neza imico yo mu rugo rwe, kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubute. Abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha, n'umugabo nawe aramushima ati abagore benshi bagenza neza, ariko weho urabarusha bose. Uyu mugabo nubwo yarashimye, ariko mu ruhande rumwe wamugaya kuko abagore bose ntago yabatunze. Ariko yaravuze ngo ariko abagore bose wowe ugira ute? Urabarusha bose. Impamvu ntabwo kwari gusebya no gusebanya, ahubwo nuko muri we yamakeneye yose yasanze umugore wa yarangije. Aravuga ati iyo ageze mu bakozi abategeka neza, yagera ku bana bakamwishimira, yabaganira nta mazimwe n'insangano. Arafite uyu mugore mu bagore bose bagenza neza, ariko wowe ugira ute? Urabarusha bose. Hepfo harakomeje hati ariko niba mwamukurikiranye ntabwo arya ibyo kurya by'iki, ntabwo arya ibyo kurya by'ubuti. Ntabwo mfite umwanya wo kubabwira ngo ibyo kurya by'ubute bisabite, oya, ntabwo ari byo mfite muri uyu mwanya, ahubwo ariko bibaho. Hepfo ati umurongo wa 30 n'ubundi na rimwe, ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza n'ubusa. Ubwo haruguru haruse ubutoni kandi haruse n'ubwiza. Murabyumva neza? Haruse ubwiza n'ubutoni, ariko umugore wubaha iteka niwe uzashimwa. Umuhe ku mbuto ziva mu maboko ye, kandi imirimo ye nibayimushimire mu marembo. Nguko uko arashimwe bitewe nuko buri wese afite inshingano zimureba, buri wese afite inshingano zimureba, ariko bose icy'ingenzi nuko ubwenge aribwo bwubaka iki? Urugo. Guhuza aba bantu bombi, umugabo akaza ashoboye inshingano zimureba, umugore akaza ashoboye inshingano zimureba, bombi bagahura bafite icyerekezo kimwe. Ibyiza byabo ntibyagorana kuboneka kuko hariho icyiza bageraho byanze bikunze. Niyo mpamvu burya n'uwacuruza neza ariko atagira abakiriya, akamenya kurangurira ibyiza ariko ntagira abamugurira, mbese yanezerwa? Ntabwo yanezerwa. Niyo mpamvu turi bugerageze gusa n'abaganira kuri iyi ngingo ngo nibura buri wese agerageze kumva, bitewe nuko ubwenge aribwo bwubaka urugo kandi rukaba rukomezwa no kujijuka. Nagerageje gusa n'uhuzahuza nibura ibintu by'ingenzi icyo ubwo rugo ugiye kubaka ruba rumaze. Bwa mbere ni urugo ruhuza umuntu n'Imana. Iwawe iyo ari heza haguhuza n'Imana. Kabiri, ruhuza umugabo n'umugore. Ni abantu babiri batandukanye, abo bise ngo ni des êtres incomplets, abari biremwa bibiri ariko bitujuje ibyangombwa, buri wese afite icyo akeneye ku wundi. Ubwibyo nta wakwarangiriza amakene, byanze bikunze ay'umugore arangizwa n'umugabo, ay'umugabo akarangizwa n'umugore. Gatatu, ruhuza imiryango ya bombi. Iyo urugo rubaye rwiza, imiryango yombi irangana, imiryango yombi irayubahwa, imiryango yombi irakenerwa, imiryango yombi irakirwa kimwe, imiryango yombi irya ku mahirwe ya mwembi. Ubwo bari urugo rwiza kuko ruhuza imiryango ibiri. Kandi nta n'uwakumva ari ishyari yagira. Burya umuntu wakubyariye umugabo, umuntu wakubyariye umugore, akamuheka mu nda amezi 9, akamwonsa amezi 28 niba yaronse neza, akamurera mu butambambuga no mu bwana, akamuzava mu bwana akamugeza mu bugimba, akava mu bugimba ajya mu bwangavu, akava mu bwangavu ajya mu busore. Yabona amaze kumwigisha no kumuhaza no kumwambika mugejeje ku bishoboka byose, amushyiriyeho fondasiyo yo kubaho, akamurekurira abakwiriye kubaho.
maze uwo wareze umugabo wawe ukamukunda uti mama, akaba nyoko akaba na so niba ufite so bukwe, akaba na nyoko niba ufite nyoko bukwe, kuko hariho icyo yakoze icyari ingenzi ageze igihe cyo kurya umusaruro w'ibyo yaruhiye yaramuguhaye murabana. Ibyo ni kimwe mu byiza. N'umuhungu nawe nuko ayo mahirwe niyo mpamvu ruhuza imiryango yombi, ruvanga imico ya babiri. Urugo rw'ubwarwo gusa ruvanga imico ya babiri, aho mu gitabo kimwe akubwira ngo bigana ngo bamara gushyingiranwa uyu munsi bamaze gusezerana. Buriya amasezerano yo gushyingiranwa ararangiye, none hasigaye amasezerano yo kubana. Aya masezerano azagera kuri 4, aya yo gushyingiranwa arujuzuye, hasigaye yo kuzabana ndamukunda niko bahita, n'amasezerano yo gukundana. Yarangiza uwo mwaka nushira bazakundana, bazagirana andi masezerano yo kuzaba bamaze kumenyana neza. Nyuma y'umwaka bazamenyana neza, niho mwazamenya neza ati burya yajyaga asokoza ariko atoze mu mutwe, avuga ati buriko bikose yajyaga yisiga mu maso atoze umubiri wose, uko bikose yajyaga yirisha duke duhuye ariko azi kubitema. Maze yarangiza kuko muzaba mwamaze kumenyana, noneho uzasezerana isezerano rya 3 ryitwa nzagukunda ukuri, kuko uzaba wamumenye noneho. Niba agona urabizi, niba aryama nawe urabizi, niba ashinga amaguru, niba aryama ahennye, bityo ibyo byose uzaba ubizi neza nyuma y'umwaka ishuri riba rirangiye. Niyo mpamvu icyo gihe abandi masezerano ya nzagukunda ukugize ute ukuri ritwara imyaka 10. Ntabwo ndi ubisome byose bikurikije ya minota tuba dufite ahangaha. Imyaka 10 iyo irangiye nzagukunda ukuri, umuntu abageze ku ngeso avuze ati iyi ngeso yanjye narereshejwe, nihererekanyamurage ryanjye, niyo mirire nariye, nibwo burere nahawe, niko twari duteye, ndeka mbukondi, niba unyangunyange, niba ugenda ugende, niba unparike umparike. Yarangiza ibyo mbese muringara niho bajya bava ngo ekoya eya. Yarangiza icyo gihe umuntu agasezerana isezerano rikomeye rivuga ngo nzagukunda n'igihe uzaba utagifite igikundiro. Ibyo rero ni amasezerano agenda ari ururandagatane. Niyo mpamvu ari ukuvanga imico y'abangahe ya babiri. Nubyuka karunda karyamira, nuvuga yitonze undahubuka, nuvuga nawe undavuga neza, nusekunda hekenya amenyo. Iyo mico yombi mukagira mute mukayishingiranya, maze yarangiza ubwo wenda mukagoka cyangwa mubwira ku ngingo ya 5 ababiri bahurira ku mahirwe no ku mutungo. Umugabo n'umugore ni abantu babiri bahurira kuki mu mahirwe, kandi bagahurira na hehe. Aba bagabo muri kureba barahangana n'aba badamu, niba batajya babeshyana. Umuntu agiye akajya nko kwitumaho hirya, yarangiza agasanga hari ibihumbi nka 3 by'amadolari akabitoragura, akaza akabika, yageriwe akavuga ati besheri wamenya uko byagenze. Niba ari Imana, niba ari uwarangaye gusa kabita, ariko reka nkwereke. Ibyo ntiwabyereka so, ntiwabyereka mwene nyoko, ariko washatse ugira ute baramubwira kuko musangira amahirwe. Niyo mpamvu iyi ngingo ya 5 ababiri bahurira ku mahirwe no ku mutungo. Ku ngingo ya 6 ni uruko ruhuza inama n'imikorere. Bahuza inama bagahuza n'iki n'imikorere, mugasangira inama nuko muzabigenza, nibyera uko muzabigenza, nibyo uko bizagenza, nibigwira uko bizagenda, murabiganira. Ku ngingo ya 7 ni urugo babiri basangira icyerekezo, nari mpavuye 8 ni ababiri basangira beza basangira ingorane. Ni ababiri beza, ariko iyo ari beza ubabwirwa no gusangira iki. Noho iyo atari beza umazana ingorane, undi akamubwira ati ntabwo naje gushaka ingorane, naje gushaka akamaro. None ubwo ubwo ari umunyabibazo, jyana n'iki, jyana n'ibibazo byawe. Yarangiza ariko iyo ababiri ari beza basangira iki, basangira ingorane. Ku ngingo ya 9 aho ababiri bafatanya inshuti. Ibi nabyo ni ibirebana n'ikingenzi cyane. Ku ngingo ya 10 urugo rwiza rufatanya gukorera Imana. Ibi nabyo birakenewe kugira ngo uzabigereho rero, kandi dushaka ngo nibura buri wese agerageze kubitekereza neza. Bigaragara neza ko ubwenge koko niwo muganda wubaka iki urugo. Bizasaba ko aba bantu bakurikirana. Hari abanzi 10 batuma urugo ruba rubi. Noneho turebe nicyo twakora ngo nibura abo banzi batazugururirwa bakagira. Abanzi ba mbere nibyo bita mauvaise communication. Ni ikiganiro kibi gitandamye, kirimo inshyuru, kivuga nabi, kibukiriza, kizimbura,
icyo kiganiro kijya gisenya urugo. Icya kabiri nicyo bita perte d'objectif et d'intérêt commun, ni ukumara gushyingiranwa mukazimiza icyerekezo kandi ntimusangire inyungu. Ibyo umwe akunguka ukwe, yarangiza umwe akagira imigambi ye, urugo ruba rusenyutse. Ku ngingo ya gatatu, incompatibilité, ni ukutishimirana. Icyo nacyo ukabona utakishimira bwa burebure, utacyashimira bwa bwiza, utakishimira ya nzobe, utakishimira ya ngendo, mbese utangiye kuyunenga akantu kose. Nuko yarya, hari abantu bajya barya ariko ba nyina barahuzwe babatwite cyangwa se baragize inzara batwite, yarangiza bigatuma umwana avukana icyo bita umupfuno. Yarangiza yajya abari kurya akarya yasamye kubitewe nuko arya umwuka ntunyura mu mazuru ari kunyura mu kanwa, nuko yarangiza agatangira kurya uri kwibwira ko ari nkiri guhirika, yarangiza bikamugora. Yarangiza ati ko urya wasamye, none agira ate ko umwuka utanyura mu mazuru, yarangiza mugapfa ubusa, mugatangira kutishimirana, bite mupfuye ubusa gusa byongera ubwabyo. Noneho ku ngingo ya kane ni uguhemukirana. Ku ngingo ya gatanu ni ukutishimirana byo ubwabyo. Ku ngingo ya gatandatu ishobora kuba ikibazo n'amafaranga. Burya nicyo bita ngo l'argent est mal nécessaire. Amafaranga ni kibi ariko kikenerwa. Niyo ya mbere uhereza n'uwo washatse akabanza yabara, wagira ngo ugende umuheje atereka mbanze mbare, yarangiza ntabwo abari kubara ngo arebe yuko umuhaye menshi ngo agusubiza yasagutse, ahubwo mu bwenge bwo guha amafaranga abaguha yibwira ngo yaguhaye menshi, kandi mu uyahabwa nawe ajya yibwira ngo umenya bampaye make. Ni mabi rero, ntatera icyizere. Ndetse bagize no kuyandika uko bajya bibona, baranditseho ngo ni sans garantie à vérifier. Ntabwo byemeye ko yabika utayabaze kuko nta bwishingizi buharimo kutayagenzura. Ni mabi rero, ayo rajya ateranya abantu, yamara agateranya cyane agateranya bago. Icyakora nubwo bivuze ntyo, mu gitabo cyitwa Foyer Chrétien baratubwira ngo n'ubundi amafaranga ngo umugabo ajye yashaka ngo n'umugore ayazigame, ngo abana babwirwe nibagira amakene bagasaba ababyeyi ngo mujye muyabahereza ntimukayabime, ngo ariko muyaherekeze ijambo ribabwire ngo mes enfants, ariko bana banjye. Urukumva neza ngo ne puise par argent dans une source intarissable. Ni igifaransa ndabisobanura. Umwana nagusaba amafaranga wawe umaze kubyiruka ngo uzayamuhereze we kumutetereza, yarangiza ngo ariko umubwire ngo ariko ntavomwa mu isoko idakama. Ubwo ni nkaho wamubwira uti nyabuna ejo uzayansaba ngire nti inyabure ntabwo nzaba nkwanze kuko ntajya avomwa ku isoko itagize ite idakama. Amafaranga ameze nk'avomwa kuri robine, ntabwo ameze nk'avomwa ku isoko. Kubw'ibyo mukaba mugomba kubimenya hakiri kare, mukabimenyana. Amafaranga rero ashobora gusenya urugo abuze cyangwa abaye menshi, ibyo nabyo byaba ikibazo. Yarangiza ati ku ngingo ya karindwi, ibyo bita affrontement à cause des enfants, nuko abantu bashobora guhangana ku bw'abana. Umwe ashobora kuba mufite abana, umwe abakunda undi atabakunda, umwe abitaho undi abatererana, wenda nta nabo, wenda babaye ibimuga, yarangiza mugapfa abana gusa rugasenyuka. Ku ngingo ya munane, abus d'alcool et dépendance de drogue, inzoga n'ibiyobyabwenge byasenya urugo. Yarangiza abari basanzwe bifashe neza, mutangiye kunywa ibiyobyabwenge byaba ikibazo. Ku ngingo ya 9 ni conflit en relation avec les droits de la femme, ni igihe uburenganzira bw'uwo washatse buburijwemo. Icyo nacyo cyaba ikibazo, ukumva ko ibyo ufite atari ibye, ukumva ko ibyo iwanyu bitamureba, ukumva iby'abana ko ari byo, bityo yarangiza yabuze uburenganzira bwe, nabyo kiba ikibazo. Ku ngingo ya 10 ishobora gusenya urugo, nicyo bisa rebopara. Noneho ni igihe abababyaye bivanze mu miyoborere n'imikorere y'umuryango wanyu. Iyo batangiye kujya batanga inama, umwana baza se w'umuhungu, umukobwa baza nyina, avuga uko bariye n'uko bahashye, biba birangiye byanze bikunze imyenge y'urugo, ibyo bita fuite ibibonetse, umunezero n'amahoro biragenda. Abo rero bigomba kurindwa byanze bikunze. Wakora iki rero ngo nibura uzabigereho kugira ngo hazabeho icyo bise communication? Yarangiza bizasaba ko abantu baganira. Ibyo muri uko kuganira kuba bikurikiranira hafi, basoma Bibiliya bagasanga ukurikiranye neza byanze bikunze Bibiliya yavuze ngo kwifuza k'umugore kuzaba kuki ku mugabo, ariko umugabo nawe arabwirwa ngo si byiza ko uyu muntu agira ate aba wenyine. Kubw'iyo mpamvu bagomba guhuzwa n'ibintu bibiri,
burya nubwo byo bireba abantu bose ariko abambere biheraho n'umugore n'umugabo. Abantu bapfana ibiryo n'ibiganiro. Abantu bapfana iki? Umuntu umuvukanya akakwima ibiryo, umuntu mukavukana akakwima ibiganiro, ntacyo muba mugipfana. Umuntu umushakanye akakwima ibiryo, ntaguha umuhahano, kandi mwicara ntakuganiriza, biba birangiye. Niyo mpamvu ibyo ni ibintu bibiri by'imiganda ibiri byubaka urugo. Ni ibiryo n'iki? Umuntu aba agomba kumenyera inzara ebyiri. Ni inzara y'impagarike ikeneye ibiryo, ni inzara y'ubwenge ikeneye ibiganiro. Yarangiza mukabyubaka byombi, iyo miganda nayo irakomezanya. Arega niyo umuntu asanze urwaye akubwira ati hangane mugenzi wanjye, yewe ino ngwara irakubabaje pe. Mu gitabo cyitwa Guide de formation personnelle haravuga ngo iyo umuntu ubonye ababajwe n'ibyawe ngo umubabaro wabyo uragabanuka. Ibyo nacyo akaba ari ikindi. Niyo mpamvu ubwenge aribwo bwubaka iki? Noneho kubw'ibyo niyo mpamvu wenda ntagiye kuri byinshi, yarangiza ngo nzaje ku ngingo zikenewe. Hagati y'umugabo n'umugore haragomba kuba hari ubucuti. Ibyo bise ngo niwe véritable ami, niwe nshuti magara, niwe nshuti y'ukuri. Nubwo akurikiye Yesu ariko uwo niwe nshuti y'ukuri. Impamvu nuko hariho ibyo ababyeyi batagukorera ariko washatse akabigukorera. Nuko niyo mpamvu abaye inshuti. Hirya y'Imana uwo washatse nawe bafashe umwanya wa kabiri. Kubw'ibyo nubwo mu nda ababyeyi bakubyaye yarangiza bakakurera, ariko hirya hari ibyo batagukoreye bakeneye kuzakorerwa n'uzashaka. Ibyo rero ntabwo ndi bubijyemo. Niyo mpamvu yitwa inshuti. Ibi bintu bitandatu ngiye gusoma bisozereza muri kimwe kikaba kibihinnye byose. Iyo umuntu ari inshuti yawe haravuze ngo cherche le meilleur de l'autre personne et bien qu'il n'ignore pas ses défauts. Iyo umuntu ari inshuti yawe mukaba mwicaranye, mukaba muri gukorana, mukaba mugendana, akunda gushakiriza icyiza muri wowe atayoboye ko hariho icyo udafite kibi. Iyo umuntu mugiye kubana ukibwira ko uzabana n'utagira amakosa, sibyo? Uba ugiye kuzarusenya. Umuntu utagira amakosa mbese anabuze n'ayakosa, uri kumva neza, yananirwa no guhunikira agati nkonda. Anabuze n'amakosa yarya ibishyimbo bitahiye neza cyangwa ibijumba cyangwa ibihaza akabura kwinyeganyeza nijoro agasura. Ntabwo byashoboka, byanze bikunze. Yabura se no kwinyeganyeza ku buriri igitanda kikanyeganyega. Nta muntu n'umwe ukwiye kwibwira ko azashakana n'utagira iki? Amakosa. Ahubwo muri ubu buzima nta mwiza nk'umunyamakosa wemera amakosa ye. Niyo mpamvu azajya gushaka mw'ikizi yari inshuti yawe nubwo atayobewe ko hari amakosa ufite. L'accepte tel qu'elle est, akwemera nk'ukuri. Et sa réserve ni reproche, ntabwo ahora ari uwo kugukankamira no kugucyaha gusa. Il démontre son affection de manière explicite. Umuntu w'inshuti yawe aragukunda bikigaragaza, aragukunda mu buryo busobanutse bwigaragaje. Iyo ni ingingo ya mbere iranga umuntu ari inshuti yawe. Ingingo ya kabiri, manifester un intérêt attentionné pour autre personne. Umuntu yagukunze aragukunda akanabigaragaza. Lui accorder la meilleure place dans sa vie, maze akaguha umwanya w'ingenzi mu buzima bwe. En recherchant par-dessus tout son bonheur même devant les siens propres. Umuntu yagukunda akaba ari inshuti yawe ajya gusumbya byose akagushakira umunezero, hakaba nubwo akubanje akiherutse, hakaba ahubwo agize ati akubanje akagira ati, hakaba nubwo mugiye impaka regati iki kigori niwe uri bukirya ati nawe kirye. Yarangiza yakunda ibigori ndabizi kandi kino kigori ni cyiza dore gifite amabara, undi ati nawe urakirya, ati noneho tukigabane. Yarangiza tuya mugatuza avuze ngo hunguraho nanyu mpe mpungureho. Bitewe nuko iyo umuntu ari inshuti yawe aba yumva yakubanza umunezero akagira ate akiherutse. Iyo rero aba ari inshuti yawe. Ku ngingo ya gatatu, c'est la personne avec qui on peut partager nos points forts et aussi nos faiblesses. N'umuntu musangira aho ugira intege nke naho ugira imbaraga, mbese akamenya ngo bino arabishobora bino ntajya bishobora. Yarangiza ibyo mukaba mwarabimaze kubisangira neza. Nos espoirs et nos craintes, musangira ibyiringiro byawe ndetse n'ubwoba ugira. Nos tristesses et nos pôles d'intérêt, mugasangira ibikubabaza mugasangira n'ibibungura, avec la conviction qu'à tout moment
ukaba uzi neza mu mutima wawe wemezwa ko mu gihe cyose en toutes circonstances no mu byo muhura nabyo byose nous serons compris acceptés et que nous recevrons sa solidarité et son appui. Ukamenya neza uti uyu mbwira ibi azanyumva azanyemera kandi azanyitaho kandi azamfasha. Uwo muntu aba ari inshuti yawe. Kavuga ati azaho ngira intengenge azi ko ntaba mu nzu ngenyine bwije. Burya hari abantu bajya bakura bafite B ya gatandatu nkeya na B ya mbere nkeya, noneho buri gihe akijimye iyo kaje babona mu nyamaswa cyangwa umwicanyi. Noneho yarangiza mwaba muri ibyo gusa bati ariko ntunsige ndariko urabiki. Yarangiza ati ahubwo bakabona wa mugabo ateye intambwe ndende, dore ko ateye intambwe kuri santimetero 55 umugore w'ubutare 45. Kubw'ibyo ntabwo banganya intambwe. Noneho ugatangira kumusiga, yarangiza wandinda yarangiza tiro ati kandi subirirayo. Tumenye ko ari umunyabwoba. Iyo umuntu agukunda ari inshuti yawe ajya amenya naho ugira iki intege nke, akamenya ibyo ushobora n'ibyo udashoboye, akamenya ibibaho ukeneye inyunganizi n'ubutabazi, kandi akamenya aho yibutswa kuko atabizi. Ku ngingo ya 4, écoute toujours attentivement et tente de capter nos messages sans les déformer. Iyo umuntu ari inshuti yawe agutega amatwi yitonze kandi akagerageza kwakira ubutumwa bwose umuhaye, kandi ntabwo yaremaza ibyo umubwiye. Ntabwo aremaza iki. Hari umuntu umwe wakundaga gusetsa, we yarari kuremaza ariko ari gusetsa, baramuhamagara ati runaka ati ngwino ukarabe. Kera niko twajyaga tubwirwa iyo wabaga mwenda kurya barabana muze mugire mute muze mukarabe. Nuko bamuze ati waza ugakaraba, ati nkarabe zindye. Niko kera baba ngo bagiye gukubita umwana bango karaba zigire biti zikurye, bambwiye ngo naze kubw'ibyo nukuremaza. Hari ikintu kibaho iyo umuntu ari inshuti yawe ukuvuze ntabwo yabishaka mu kindi kibi, ahubwo akumva neza akavuga ati nubwo wari uvuze urya yaba arundu bibwiye ababonye arya, ariko ndabizi wowe ku mugambi wawe atari uwo. Ukamenya kubigorora no kubitunganya. Ku ngingo ya 4 yani ya 5 haranditse ngo est disposé à pardonner promptement, à respecter toujours la dignité, les sentiments et les idées de son ami ou amie. Iyo umuntu ari inshuti yawe aba yiteguye kukubabarira atatindiganije, akamenya kuguha agaciro, agaha agaciro amarangamutima yawe n'imigambi yawe. Agaha agaciro amarangamutima yawe n'iki n'imigambi yawe. Ubwo ni wowe uraho uvuga uti uko bikose rero ugenzi wanjye, nubwo ugiye guteka tukaba turi mu birori, ngewe nta matofu nshaka, ni ukuri ntekera ibijumba bya maganda utekane n'ibishyimbo kire ku isahani, nge nibyo ndi burya. Ayo marangamutima yawe ye uba ugomba kudute. Yarangiza kubw'ibyo ukabyumva. Ingingo ya 6 ni miri jamais l'autre. Iyo umuntu ari inshuti yawe ntabwo ajya yigera agusuzugura, nta gusuzuguza, nta gutesha agaciro, ntabwo ajya kwandagaza. Iyo niyo ngingo bakoresheje. Uwo muntu ugukunda w'inshuti yawe, uru n'urukundo ruri hagati y'abashakanye, nuko ameze. Noneho un ami, ubwo incamake ya byose no cyo bitarezime. Un ami est quelqu'un qui on peut déverser tous les contenus de son cœur. Iyo umuntu ari inshuti yawe umumenaho ibiri kuri mu mutima byose. Regret et la paille ensemble. Ukamumenaho imbuto n'umurama. Sacha qui ne maîtrise tendre le prendra et en fera le tri. Ukavuga uti ngewe ngiye kumubwira ibindi mu mutima byose, waramenya kugosora asigarana imbuto amene umurama. Hepfo arakomeza ati conservera ce qui doit l'être, azarinde igikwiriye kurindwa, avec le souffle de sa bonté fera s'envoler le reste. Maze kuko nkunda akabangirira neza azazigama igikwiriye kuzigamwa, maze ati gikwiriye gutabwa. Ariko ngewe namuhaye byose. Uwo rero niwe nshuti. Niyo mpamvu hagati yo gushyingiranwa hariho no kumenya neza ko ubwenge aribwo bwubaka iki urugo, kandi rugakomezwa no kujijuka. Rero ngana ku cyerekezo cyo gusoza, hari ibintu bibiri ndi buvugeho gusa. Ni imyiteguro y'umugore yarangiza agiye gushyingirwa. Impamvu nyamukuru yo kubivuga nuko hari ibintu ndi busome, kandi akaba kubabizi bari aha ngaha. Madame ahita ari kwandika we ko byo bitabo byo dusoma cyane birebana n'umuryango, yaravuze ati permettez-moi de dire ceci avec sagesse et respect.
munyemerere mvuga aya magambo munyavuga n'ubwenge no kubaha. Aravuga ngo n'ubundi akamaro k'umugore karuta k'umugabo mu muryango. Uko we nuko yavuze. Akamaro k'iki karuta kubera iki? Nta mugabo uri aha ngaha waheka umwana mu nda ngo aheke undi mu mugongo kandi ahehe undi. Nta n'umugabo uri aha ngaha wakunda umugore we ngo amubwire ati nyabuna ukagira Imana we. Yaba byarashobotse Imana ikabishoboka. Nibura ukajya utwita amezi 6 nanjye 3 asigaye igihembwe cya 3 nkayatwita. Ntabwo abagabo babyemera. Umugabo ashobora kubi we nimugoroba bwatangira kwira agatangira kubaza ngo mbe nyoko araza ryarisha. Mu nzu hatera umugabo ubwoba kandi aho ari we ntwari. Abintwari hanze umugore akamugasha kuba intwari hehe mu nzu. Mu kwakira abashyitsi, mu guhanagura intebe, mu gusasa, mu kumesa agaswara n'agapantaro, ishuka n'ikirago, byose akabitunganya. Ibyo byose biramureba. Uyu mubyizi ntabwo umugabo ajya ushobora. Ahubwo niyo mpamvu umubyizi munini ari uwande. Nicyo gitumye iyo tugiye kuvuga kumva tuvuze cyane ku badamu ibyo bakwiriye kumenya. Dore ibyo akwiriye kumenya page ya 83 y'igitabo cyitwa Urugo rwa Kristo. Haravuze ngo chaque jeune femme devrait bénéficier d'une formation adéquate qui concerne la maison, de recevoir un enseignement complet sur tous les aspects des travaux domestiques. Umuntu wese w'igitsina gore ukiri muto akwiriye kuba azi ibintu bikurikira. Akwiriye kuba yaratojwe akakorerwa amahugura yoroheje nk'umuntu uzahamagara gusoza inshingano. Akoresha ijambo narinsimbutse. Aravuga ngo akwiriye gutozwa imirimo izamushoboza igihe azahamagarirwa kuba ibyo bise ngo appeler à remplir les rôles d'épouse et de mère. Ubwo azaba ahamagariwe gusoza inshingano z'uwashatse n'uwabyaye, de jouer en quelque sorte les rôles de reine sous son domaine particulier. Agomba kumenya ko azaba umwamikazi ku byo ashinzwe. Hari inshingano z'uwashatse, hakaba inshingano z'uwabyaye. Niyo mpamvu ni abafite inshingano ebyiri. Afite inshingano ku mugabo, afite inshingano ku bana, afite inshingano ku rugo. Ibyo bigatuma ahinduka umwamikazi w'umuryango. Hepati elle devrait avoir la compétence nécessaire pour guider et instruire ses enfants. Agomba kuzaba afite ubushobozi buhagije ngo ashobore kuyobora kandi no guhugura abana be. Et pour diriger les employés de maison, kandi abazi guhugura neza no kuyobora abakozi bo mu rugo, ou si les circonstances les demandent, de s'occuper elle-même des soins de ménage. Cyangwa igihe bizaba bibaye ngombwa akazita ku rugo ari we wenyine. Akabitozwa akiri inkumi ko hari igihe umugabo azashaka yapfa, ko hari igihe we yashatse yaba ikigoryi, ko hari igihe we yashatse yamugara, ko hari igihe we yashatse yamwanga, ko hari igihe we yashatse yafungwa. Akamenya neza ati hariho igihe nzasoza inshingano ni njyenyine, kwiriye kuzimenya. Ubundi ntabwo ku isi byoroshye kujya mu mushinga utawuzi. Birica kandi bigahombya. Aha ntabwo ndi bubiteho cyane. Hakomeza hagira hati bizabyara iki? À partir de s'initier à la physiologie du corps humain, bizamusaba kumenya neza imikorere y'umubiri w'umuntu, au principe d'hygiène. Azamenya amahame agenga isuku n'isukura, et tout ce qui touche à la diététique. Uyu mudamu azamenya neza ibirebana n'imirire, au vêtement. Azamenya imyambarire. Hepfati au travail, azamenya imirimo, au loisir, uko baruhuka, et autres disciplines qui concernent la bonne marche de son foyer. N'izindi ngingo zose zigize ibituma urugo ruba rwiza. C'est aussi son droit de chercher à obtenir une connaissance des meilleures méthodes de traitement de la maladie. Azongera yige no kumenya kuvura, afin de pouvoir soigner ses enfants lorsqu'ils sont malades. Azamenya n'ukuntu umuntu avura umwana we yarwaye. Ibyo nabyo byose ni ibyo yiga kiriki. Ariko wakurikirana generation turimo, iki gisekuru turimo, ukabona abantu batiteguye kubyiga, ahubwo biga ibyo batazakoresha mu buzima. Murabyumva neza? Njya mbona bimeze nko kubona umwana w'umukene utazarangiza secondaire akaba azarangiza muri primaire, yarangiza akamwisha icyo bita fraction. Niko urabyiga arangiza uriya mubare w'ibice
ariko ukabona ko atazajya mu ruganda, akaba atazakora imodoka, akaba atazatwara indege, ukabona n'ubundi byanze bikunze ibyo yize ntacyo bizagira bite, ntacyo bizamumarira. Urebye iyi iki gisekuru ntabwo kiga ibizatuma urugo ruba rwiza, ahubwo bakunda kwiga ibituma baba beza ako kanya, batazi ko ubwiza buruta ubundi ari akamaro. Kuko mu buzima ntabwo umuntu akundigwa icyo ari cyo, ahubwo akundigwa icyo amaze. Muranyumvishije? Ntabwo akundigwa iki? Ntabwo akundigwa icyo ari cyo, ahubwo akundigwa icyo agize ati, icyo amaze. Mu buzima icyo umuntu yiga uhereye mu buto ni ukwiga icyo uzimarira. Yarangiza iyo ukikina niwe wakuze, ubwo ugiye kuba umutwaro ku isi, ukaba n'ikibazo ku bagushinzwe. Rero ntabwo ubwenge nibwo bwubaka iki? Urugo. Rero hari akandi gato nashatse guhuriza nabo gato cyane, bakoresheje mu ijambo rikomeye paji ya 84, harimo iri jambo ngiye gusoma, ravuze ngo l'idée que l'ignorance des travaux domestiques est une caractéristique essentielle chez les hommes ou chez une femme qui se respecte et contraire au dessein de Dieu que c'est à proposer en créant l'homme. Kwibwira yuko ubuswa mu birebana n'imirimo yo mu rugo biranga umuntu wese wiyubashye iwabo, ni ukwibeshya binyuranye na gahunda y'icyatumye Imana irema umuntu. Nubwo mwamufite imodoka iwanyu, mukagira amazu y'ama-etaje, yewe ntimukandagire hasi, umusozi mwuri akaba ari uburiri, umuhoro muza akaba ari ikiyiko, uzamenye guteka, uzamenye no gushigisha, uzamenye no kugira ute guteka, umenye no kugira ute. Ubuzima burakuyobora nta wubuyobora. Uva hakiza ukajya hakennye, ugera kuri byinshi ukazabihomba umunsi umwe. Urakorerwa nyuma ukazasoza wikoreye. Niyo mpamvu umuntu agomba kwitoza gukora atarasabiriza. Niyo mpamvu umuntu akwiriye kumenya mu buzima ibyo akwiriye gukora. Yepfara kugira ngo on devrait adopter comme règle que les jeunes ne puissent contracter mariage s'ils ne savent pas comment ils doivent s'occuper des enfants qui naîtront dans la famille. Byari bikwiriye guhinduka itegeko, bikaba n'itegeko ry'indava, ko nta musore w'umuhungu cyangwa umukobwa ukwiriye kwemera gushyingirwa atazi uko azafata umwana uzavuka muri urwo rugo, atazi uko azamurera. Yatumbye ntabizi, yagomeye ntabizi, yagwaye ibicurane ntabizi, yabuze amaraso ntabizi. Bityo ugiye gushyingirwa wese abakwiriye no kumenya neza ko nagira amahirwe akabona umwana, ibibazo bya mbere by'umwana bizarangizwa na se nande na nyina. Rero birigwa. Rero ubwenge nibwo bwubaka iki? Reka twubake urugo rugendwa, twubake urugo rwiza, twubake ibyatuma twigirira akamaro. Reka twumenye ubwuzuzanye. Reka umuntu wese abe ku isi azi neza ko icyo ashoboye ari ryo shema rye ku isi, iyo ari cyiza. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Nimuhaguruke mukwire ku isi, mubwiriza Yesu mukize imitima igiye kurimbuka. Nimuhaguruke